Nshuti zacu mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu, tubanje kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe. Mu nkuru yacu ubuzima bw'imvura, igice cya kane cyitwa iminsi y'ububabare. Mbere yo gutangira n'igice cya kane cy'inkuru yacu, mu nyemere tubanze twibukiranye uko igice cya gatatu cyarangiye. Mu gice cya gatatu twabonye ko Eric yasohotse mu kabari yasinze cyane, agenda mu muhanda nijoro kandi hari mu gihe hatabona. Umuhanda n'imodoka byamugonze ku buryo bukomeye, byahise kandi bamujyana kwa muganga. Nyina Mukamana nawe yahamagaye muri icyo gicuku. Ageze mu bitaro yasanze Eric yakomeretse cyane bikomeye, amaguru ye yavunitse. Mu gitondo Eric yarakangutse abona nyina iruhande rwe, amenya ko yarayagonzwe n'imodoka kubera inzoga. Ariko nubwo yari akiriho, ubuzima bwe bwari bugiye guhura n'ikindi gice cy'ubuzima gikomeye cyane atari yarigeze atekereza nk'uko twabibonye. Mu nyemere rero twinjirane mu gice cya kane cy'iyi nkuru. Mu gitondo cyakurikiyeho mu bitaro hari hatuje cyane, abaganga bagendagendaga buhoro mu byumba by'abarwayi, abaforomo bagenda bareba yuko abarwayi bameze. Eric yari aryamye ku gitanda, amaguru yari afashwe n'ibikoresho by'ubuvuzi, yari akiri mu bubabare bwinshi kandi bumukomereye. Nuko Mukamana yari yicaye iruhande rwe kuva ijoro ryose, ntiyigeze asinzira na gato. Mu maso ye hari huzuye umunaniro mwinshi n'agahinda gakomeye. Eric yaramurebye gahoro aravuga ati, mama, mbabarira. Aya magambo mato cyane kandi magufi yahise atuma Mukamana amarira menshi atemba mu maso. Yafashe ukuboko umuhungu we buhoro cyane aravuga ati, Eric mwana wanjye, iki nicyo cy'ingenzi nari nkeneye, kandi icy'ingenzi ni uko ukiriho kandi uhumeka. Eric yarebye hejuru ku gisenge cy'icyumba yari aryamyemo, umutima we wuzuye ibitekerezo byinshi. Yatekerezaga ku buzima bwe, akabari, inzoga ndetse n'inshuti ze. Yumvaga amakosa ye ariyo yamugejeje aho ngaho yari ageze. Hashize amasaha makeya, umuganga yinjiye mu cyumba aje gusuzuma Eric. Yarebye amaguru ye maze aravuga ati, amaguru yawe yavunitse cyane bikomeye. Eric, uzakena igihe kirekire cyo kwitabwaho kugira ngo ukire neza. Ayo magambo ahise atera Eric ubwoba bwinshi cyane. Maze Eric yarakabaza muganga ati, ese muga, nzongera kugenda neza? Muganga yaracecetse akanya gato, hanyuma aramusubiza ati, birashoboka ko wakira, ariko bizagusaba kwihangana n'ubuvuzi bwinshi kandi buhozaho. Ayo niyo magambo muganga yamushubije. Mukamana yahise areba hasi, umutima we urababara cyane. Yari azi ko umuhungu we yaragiye kwinjira mu buzima cyangwa se mu gice gikomeye cy'ubuzima bwe kitamworoheye rwose. Mu minsi yakurikiyeho Eric yamaze igihe kinini mu bitaro. Buri munsi abaganga bazaga kumusuzuma, abaforomo bakamufasha nk'uko byari bikwiye. Mukamana we ntiyigeze amusiga wenyine n'umunsi n'umwe. Yajyaga buri munsi aza ku bitaro, rimwe na rimwe akamwicara iruhande akamuganiriza. Umunsi umwe hari nimugoroba, Eric yabwiye nyina ati, mama, ndumva ubuzima bwanjye bwarangiritse cyane. Mukamana yaramurebye aramusekera buhoro. Mana yanjye, byari byiza. Eric, ubuzima ntiburangirira ku makosa. Icy'ingenzi ni ukwiga ku byo wakoze ugahinduka rwose ukabivamo. Aya magambo yamukoze ku mutima cyane. Eric byaramushimishije. Ariko mu mutwe wa Eric hari hakiri ikintu cyari kimuhangayikishije cyane kuruta ibindi byose. Yitekererezaga ku nshuti ze. Nubwo yararwaye kandi agiye guca mu bihe bikomeye, umutima wa Eric witekerezaga kuri za nshuti ze mbi zamushoye mu nzoga. Yibazaga niba bakimwibuka cyangwa niba bagikomeje ubuzima bwabo bwo kwinywera inzoga nk'ibisanzwe mu kabari. Umunsi umwe inshuti ebyiri ze zaje kumusura ku bitaro aho yari arwariye. Zarisanze aryamye ku gatanda. Umwe muri bo yavuze aseka Eric, urabona ukuntu byakugendekeye se musaza? Twarakubwiye kugenda ngo ujye ugenda witonze, none reba ibintu byakubayeho musaza. Ariko Eric ntiyasekaga, yarabarebaga gusa. Mu mutima we yatangiye kumva ko inshuti ze zitari zimwitayeho nk'uko yabitekerezaga. Nyuma yo kugenda kwabo, Eric yarebye nyina aramubwira ati, mama, nshaka guhindura ubuzima bwanjye. Mukamana yahise amureba mu maso yuzuye icyizere cyinshi, avuga ngo nibyo nari ntegereje kumva muhungu wanjye.
umbwiye neza cyane, nibyo ntegereje kumva muhungu wanjye ko ugomba guhindura ubuzima. Ariko mu gihe Eric yari atangiye gutekereza ku guhinduka, hari ikindi kibazo cyari kigiye kuvuka mu buzima bwe. Yo, icyo kibazo ni ikihe? Umunsi umwe nimugoroba abaganga baje gusuzuma amaguru ya Eric. Nyuma yo kureba ibisubizo by'ibizamini, umuganga mukuru yahamagaye Mukamana kugira ngo bavugane. Mukamana yinjiye mu cyumba cy'abaganga afite umutima utera cyane. Nuko muganga yavuze mu ijwi rituje kandi rikomeye agira ati, "Madame, ni we Mukamana? Hari ikintu tugomba kubabwira ku maguru y'umuhungu wawe Eric." Aya magambo yahise atuma Mukamana agira ubwoba bwinshi cyane. Yumvaga ko hari inkuru mbi igiye kuvugwa rwose. Maze abaza muganga ati, "Muganga, ni iki? Nimumbwire." Umuganga yaramurebye aramusubiza ati, "Imvune umuhungu wawe yagize irakomeye cyane kandi ishobora kumusigira ubumuga bukomeye." Aya magambo yahise atuma Mukamana aceceka. Shira umwanya munini, umutima we wahise usya agahinda n'umubabaro. Mu cyumba cy'abarwayi, Eric yari aryamye atazi ibyo abaganga n'umubyeyi we barimo baganira. Ariko bidatinze yari agiye kumenya ukuri kose. Kandi ayo makuru yari agiye guhindura ubuzima bwe burundu. Yo, hari ibibazo twakwibaza. Ibibazo by'amatsiko. Ese Eric azakira neza cyangwa azasigara afite ubumuga? Ikibazo cya kabiri wakwibaza ni iki ngiki: ese aya makuru azahindura imitekerereze ku buzima bw'inzoga? Ntawamenya. Ese ni ibihe bibazo bishya Eric agiye guhura nabyo nyuma yo kuva mu bitaro? Biragoye, ntawapfa kubitekereza. Mwe mwadukurikiye muzatwandikira muri comment ko mubibona. Ibisubizo byose tuzabibona muri comment, ndetse tuzashobora gusobanukirwa mu gice cya 5 cy'inkuru yacu, ubuzima bw'imvura. Amafufu n'amafaranga bibafubika iteka ryose. Mwo mu buzima butuje kandi bwuje umunezero. Imana ibarinde. Ciao ciao.